zandani zikomeza tugabanyirizaho gato turi hejuru cyane mukuru wanjye. Now twavugaga position ya Rayon Sport. Abantu babyita ngo Rayon Sport ngo ntishaka kunegosia, ngo Rayon Sport wenda ngo yatinye mukura se, ngo Rayon Sport se wenda ngo nubwoba ngo ntabwo ishaka ngo wenda kintu wenda cyo kureba ko byabaye kuri mukura wenda nayo byari kwibaho. Ariko mwabantu mwe mu mupira muzi na situation Rayon Sport irimo, umuntu areba ibintu bimufasha ako kanya, niko umupira wubakitse. Rayon Sport murabizi ko itari mu bihe byiza, yigira ibibazo by'imvune, yigira ibibazo by'abakinnyi batari muri forme bamwe na bamwe. Je narebye rayo napo ya 11 nabaye nk'umuntu urebye mu rusenda ariko ukata igitunguru. Yego, Rayon Sport ifite impamvu yo kugira ubwoba kuri ya match. Mukura yarabatsinze yaryoherwa. Mukura yarabatsinze ushize ejo muri championnat kimwe ku busa. Murabyiye yabatsinze ari tour. Ekipa yabatsinze ari yego rero turahubwo. Rero uramutse ubonye chance amahirwe yo kwitera mpaga y'ibitego 3 ku busa kugira ngo yiremerere nizi Kigali nishaka igomboremo kimwe cyangwa 2 birangire, ntabwo Rayon Sport yabyanga. Iyo position rero niyo bahise bahagararamo kuko niyo ibashyira muri avantage. Niyo nakubwiye ngo ibyo bintu byitwa amategeko bireke, ibyo bintu ngo bya cas de force majeure keretse batabonye akayira, kandi siyo yonyine n'izindi niko zabigenza. Reke kubeshyira Rayon na APR ibonye akayira yagacamo, na Mukura ibi byabaye kuri yo na Mukura ari ibibonye nawe yabikora. Gorira yabonye akayira igacamo. Gorira yabonye akayira kuko APR yasize umukinnyi iminota itarenze 5 umunyamahanga si ukwibeshya kwabaye yabashizemo ari bari. Yatanze ikirego match tararangiye. Yahise itanga ikirego match tararangiye. APR yatewe iki? Yatewe mpaka. Nese kuki byareye mwabihindiye inkuru. Ngo Rayon ngo nishaka ngo kunegosia, ndanegosia niki nge naje gushaka resultat. Ndashaka kujya final. Uko zikoze ntibinturutseho. Ndakira abakinnyi banje maze nyarugenge igikombe cya championnat yawutakaje. Wewe warankubise arere tour muri championnat. Ndashaka mbere. Wangwe ku mwanya wa mbere mu gikombe. Tujya tureka santima tujya dukora analyse ari mu bwenge. None ngo Rayon ngo yatinye nyine. Idatinya wewe wakurikije. Ifite abakinnyi bakomeye. Idatinya se ntiwayikubise arere tour. Ifite forum nganye. Idatinya se ntiyavurikishije. None se ubuyobozi bw'ishore bwemera ngo idatinya se ifite umutoza. Ifite umutoza. Idatinya se niri kuvuga ngo muri no minsi ngo abakinnyi wa mbere hari abantu bari kugenda babahereza utuntu ku ruhande. Muretse ibintu byo kwigeza hana. Ibonye avantage ya 3 ku busa ngo yiterere mpaga. Murera none president wa Rayon ati ngaho mureke twirarira Huye ati tunegosie turebe iki. Yari hungukije umugabo yitwa Tadeyo, umuntu yitwa Prosper yaramucemo kabiri. Tadeyo yarabaye imfura cyane. Cyogeti by'urwo runimi rw'ubupfura. Bahamagara umuvunyeri w'ikipe tahana sira abantu yarugenge tahana yabagejeje Kigali na saa 3 yarabagejeje Kigali. Oya ibyari mugoroba bana banje mwaryamye maga yatewe muri Rayon ntubabwire. Umva rero icyo Rayon ivuga none se Ferwafa oya akose icyo Rayon ivuga. Rayon iravuga iti umva ibintu Rayon byanariza neza aho mu bwa kwinyarugenge ari zandani. Bibajije ikibazo nawe wakwibaza. Rayon Sport tuvuge ko twanze gukina. Niba shake komisiyo yicara iterane ivuge ngo Rayon Sport ngo murabona ngo kubera ngo cas de force majeure ngo kubera ngo inkuba ibiza ngo kubera ngo bibaho ngo na match abanje ngo yanyu na APR ngo murabizi Rubavu ngo byabaye ngombwa ko mukina iminota isigaye ngo ubwo ni mwihangane ngo nubundi murakina iminota isigaye. Rayon kavuga ati oya ibi ni uburangare nkuko nundi muntu yabura ambulance ku kibuga. Nyumve nanjye urimo urabivuga mu gihe Ferwafa yabisohoye umwanzuro uvuga ngo match yego niho naho nshaka kujya. Yego mu gihe Ferwafa isohoye umwanzuro wanyu uvuga ngo Rayon Sport ongera ujye gukina anticipe ama situation. Barabati mu gihe umwanzuro waza utavuga karimaga hakorwa iki nibyo urimo gusobanura. Yego Rayon iravuga iti biroroshye twe twavuga ijambo rimwe mwanzuye yuko tutayitera amaga 3 ku busa. Yego nta kibazo ubwo yiduteye impaga rero
ubwo twende tugahuye defo ubwo nidutera babyumva bamaze no kubiseta yego urimo urabyumva Lorenzo umva position y'ubuyobozi bwa Rayon Ferwafa tuvuge ko komisiyo yicaye gaterana ikavuga ngo umukino urasubirwamo n'urugero ko umwanzuro nturaza Rayon iravuga iti twe tuzavuga ati okay ubwo muvuze yuko umwanzuro wo gusubira Huye twe ntidusubirayo ubwo defo kuko tutari bukine na Mukura match ibanza ubwo Mukura yidutera mpaga noneho ngaho muri uru Rwanda rwa 2025 Rayon Sport amatara yazimye match yatangiye itinze umusifuzi uhagaritse match bageze ku kibuga noneho ngo niyo watera mpaga barakubeshya Kigali hakubise force niko bigenda mu mupira Murera yabonye imbaraga kandi izo mbaraga zatewe n'amakosa ya Mukura nta kindi kiribube ni mpaga kuko ibi bintu komisiyo irabijyana muri secretariat kwa kamarade yivugane n'abantu muri Rayon babaye clear bamubwiye kamarade bigeze abasaba kugumira nta kindi kintu tuganira nawe nta negotiation zindi kamarade ameze nk'umuzungu kamarade rero Kigali barabalansa mu mupira barabalansa bareba igipeza cyane ni iki ni nkuko byagenze kuri Gorilla na APR baravuze bati championnat cyari mbisi umuntu aramutse yanze gutera ino APR impagakoze rino kosa ikazagenda igatwara igikombe uko n'abantu bari kuzajya bavuga kuzaba yaracibye bati ntimureba bati ntimubona bati ntimureba APR yanze icyo kintu aravuga toya ntabyo gusobanura twakuze ikosa turase magari igikombe kizabe kiri genuine internally yafashe umwanya wa mbere APR ijya guhana abantu bayo wabibonye byakurikiye warabibonye ni nako rero bigomba kumera kuri Mukura ni ukuvuga ngo ibibazo bya Mukura yes simbona ko hari umuntu wabigizemo uburangare cyangwa se wabikozemo ubugome kuko kwizegera tubwiye ko bakoze test before ibyo birumvikana ariko niba byabaye by'impanuka nyine nk'uko abasirikwe ni wacu mu rugo nawe ni wawe hari igihe itara ryanga kwaka ukazana umutekinisiye akavuga ko abaye sirikwe sibyo se kandi waraye wenda nijoro ufite umuriro ibyo bibaho ni ibisanzwe ibintu bya sirikwe ariko Rayon ibonye amahirwe yifasha ibyo byasirikwe n'impuhwe ntibizi wiyibwira ibintu kuko nawe Mukuru yirasa match na retour ni wari ubizi nawe uyaka umwanya wa mbere ni wari ubyitayo nese Mukuru yatse Rayon Sport umwanya wa mbere ngo yitware cyaya yarashe mu kibuga ubwo nanjye ndakoresheje amategeko haka ibintu murimo nibiki urakoze cyane iyi ni magani munatekereze niyo Mukuru yarega mu cyasi ibyo byara iyi ni maganya Nyarugenge tuyipfundikire gutyo ubwo wenda tuzayigarukaho bigendanye n'ibihe n'imyanzuro yindi izagenda ifatwa kuri uyu mukino n'abareberera uyu mupira ariko nuko twebwe twayiganiraho muri rusange twinjire kuri match yindi yabereye i Nyamirambo kuri Kigali Pele Stadium Lorenzo na Ramurabutswe yarahari banzo tataraza muri Magic Lineup yanahageze kare cyane mu by'ukuri kipe ya APR yari yasukiye ya Police match za kurangira igitego kimwe kuri kimwe APR yafunguye amazamu Police za kwishyura mu minota ya 10 ya nyuma ni match yaremereye yatanze ubundi buremere bwari bwitezwe n'ubundi ariko noneho bwariyongereye kuri match yo kwishyura ya match ya Police na APR FC hari ibintu byinshi byahindutse abantu bakwiye no guterwa ishema nabyo hari igihe twize kubaho rwose tuzi ko imbere ya APR Police isaba imbabazi yemera icyaha igakubitwa itegura urutugu ariko muri iki gihe cya mashami ushobora kumunenga ibindi byose ariko izi matches zikomeye sirituka match ya APR arayikanira cyane batweretse match ikomeye cyane APR FC urebye mu bakinnyi hari abo yaburaga sirituka rutayizamu watara namenye amakuru ko ngo mu cyumweru cy'icyunamo yaba yarahawe uruhushya akajya iwabo none hagaruka cyerewe ntiyakora imyitozo n'abandi ngo yagarutse habura umunsi umwe ngo match ikinwe byatumye atagaragara kuri uyu mukino byahise biha amahirwe rutayizamu Mamadusi kubanza mu kibuga ndetse n'uwitwa Victor Mbawumacukwemeka nawe yari kuri bench yaje no kwitabazwa so 11 rero ba APR FC bari Pierre Shimwe Pierre n'umuzamu wa mbere wa APR FC hari Claude Yunusu Kagege Soane Ruboneka Ramadan Imran Nshimimana Ismail Pichu harimo Hakim Kibanuka Mugisha ndetse na Mamadusi so match yari komeye cyane amakipe abona ko mbyukuranganya imbaraga mu bintu byose kugeza ubwo APR FC ibone penalty ya nyayo incontestable kuko abasifuzi bitwaye neza cyane Ruvuya 10 out of 10 abasifuzi vraiment credit APR ko soko ngo babibona
Maurice yabimye penalty y'abarafi. Oya nta penalty ntabwo ari penalty. Abantu b'abanyamupira bazi umupira twaganiriye twahuje nanjye nibyo nabonye. Kuri match bayisifuye neza pe. Ntibigeze baba APR ntibigeze baba polisi bagerageje mu by'ukuri kuba innocent kuko penalty yahawe APR na polisi ntigeze burana. Yari penalty kabisa iri clear. Hanyuma ubwo hari ku munota 82 ruboneka ayiterekamo neza cyane mu nguni y'iburyo bw'izamu nyine rya Police FC gitego fana wa PFC baracerebra hari hagwa imvura nyinshi bose bagiye muri tribune bura match atangira mu mvura nyinshi cyane kabisa harimo n'imirabyo n'inkuba ariko ntabwo amaze igihe kirekire. Hanyuma rero ku munota 89 bura gato ngo bongere minota y'inyongera nibwo uwitwa Chukuma Odili yateretse n'igitego cyo kugombora mu buryo butangaje cyane kuko ni Rage Byiringiro wari ugiye mu kibuga simbuye abantu banasa n'abamureba nabi kuko ni umukinnyi muri iyi minsi utavugaho rumwe cyane sirita ibintu byo hanze y'ikibuga ariko bareke Rage ndabona medial ukuntu ntabwo barimo kumukunda wenda turagaruka muri match gatoya ariko naga konse gatoya hari ibintu dukunda gukinisha kandi mu itangazamakuru bimaze kwira kabisa niyo mpamvu banza ribu ikunda no kuza mu itangazamakuru hari ibintu hari akana ejo bundi nabonye kaka DJ gatoya ariko bango Rage ngo yagateye akana uze kugatsinda ni DJ Courage uko byaravuzwe nyine muri media kakazajya kavuga ati iyi mu mwana tuvanejo muri stade ejo nice muri media ikina abantu baganiraga n'ikino ngo Rage ngo ukuntu afite umugore mwiza ngo niwe wishyurira inzu DJ Crash iyo icyo niki oya tuganira ku tugende ameza birata indi hari igera igihe kagaragara ese Rage harya yagarutse ryari Rage yagarutse se mu kwezi kwa mbere for God's sake tuvugisha ukuri biragaragara kuri ya mwana twite sibyo Rage kandi ntabwo kujya kubihakana Rage afite umugore afite umuryango arimo ararwana no kugira ngo arebe ukuntu umudamu we batari kumwe kubera ko nyine yamusize muri Europe bakomeza kwibanira neza mbona kumuteranya na madamu kumushyiraho insekirite urabikinisha ni n'ibintu udusanga ejo bundi se bose bamwifata ngo yambuye ngo abakinnyi urimo yambuye wenda ibyo icyo kintu cyo kwambura abakinnyi oya bishobora kuba ari ibyo ariko nanone ubuzima bw'umuntu nanone rega umuntu ndimo uko mfite umwenda wa Ruvuyanga abantu babigira inkuru ngo Lorenzo ari mu mwenda Ruvuyanga icyo ni ntatorotse nta mwambuye ntatorotse igihugu ibyo bisizaho nubwo rwa rugero nubwo yaba ari umuntu nubwo byaba ari ibyo ntabwo akwiye kuba inkuru ngo uyu muntu harimo amafaranga uyu muntu atamwambuye ataturutse ibyo atahunze ubutaka ibyo mbisizaho ibyo narimbuze ibyo narimbuze yuko mwibutsa abantu ibyo narimbuze kwinjira mu buzima bw'abantu ibyo narimbuze twigire mu kibuga ibintu bitubaka n'ibintu bisenya tureka abantu ubuzima bw'abantu Rage mu mahoro Rage mu murikabeho mureke yikundane n'umugore we mureke kumuteza rwaseri mureke kinira umupira mureke destabiliza nta mpamvu yabyo Lorenzo akoya icyo navugaga credit kuri Rage kabisa agiye mu kibuga simbuye hanyuma atanga assist kuri Chukuma igitangaje n'uburyo Chukuma ku ndeshyo ye n'umufite nka 167 yayo niyo yabaje bakunze ba pe yego avuga ngo ni gute Chukuma Odili ureshya kuriya asimbukana Yunusu kuri yataye kuri Nasuwane n'umusigi bose Nasuwane bombi yari hagati yabo arasimbuka donc abibuka Messi asimbukana Vidic na Ferdinand 2009 niyo scenario karabasimbukanye gateramo umutwe gatsinda igitego cya egalisation bagiye kongera iminota y'inyongera afana wa PFC n'ubundi barabaye ntabwo baratwinjira aho ngaho rigana komerezeho nushaka kubijyane mu butoza n'iki iyo ni marikage mbi ni iki gute mukinnyi ni timing kuko aho umupira waziye yabaye nko simbuka cyerere ugereranyije na mugenzi we nubwo ari mugufi ntabwo ari ikibazo cy'uburebure hariya ni ikibazo cyo kukuraho mbere so ibyo rero haba harimo kwantisipa situation kuko Rage yateye iyi cross yihuse n'umupira barengwe barengura ani Elijah akiwugarura Rage ntiyanawufunze nango yawuteye nk'akantu k'agataronada ugaruye nta kindi Rage yakoze ngo ukimugeraho ntiyafunze ntiyatekereje kabiri yese ayindura umupira so akantu no kuba yarabaye sharp agahita simbuka vuba agahita awuhindura icyerekezo ujya mu izamu niko wenda kabaye nk'agatinda kuri Yunusu kuko Yunusu iyaza kuba wenda yarasimbukiye igihe byarashobokaga yuko yashoboraga kuba wenda yamubloka mwibuke ko
bibaho nyine ku mukinnyi mu gufasha gutsindana umukinnyi muremure igitego cy'umutwe. Icyababaje wenda umutoza wa APR Darko nuko byasaga naho iminota iri kugana ku musozo kandi abibona yuko ni match ibanza polisi yakiriye, bivuga yuko iyo bayitsinda bari kuba bari muri avantage cyane kurushaho nubwo bakiri mu APR kuko babonye igitego cyo hanze. Nibuke ko buriya mu gihe banganya umusakosa APR niyo yakomeza, ibyo nabyo birayifasha. Ikindi cyamubabaje nuko yari iminota yo kujera nyine byashobokaga nyine iyo danger bari kuyanticipa abakinnyi, donc bakabona ko iyo minota niba dutsinze igitego mu minota ya nyuma cya penalty probably na polisi igiye gukiramo imbaraga nyine. Wanabonye ko yanahagurukanaga n'abakane bakaba bati please mudakora ikosa batagira igitego bagombora. So muri izi situation zimeze uko icyo umutoza babazwa nacyo nicyo kintu cyo gutakaza focus kuri match equipe nka polisi ikomeye, iki kintu cyo gutakaza ikintu cya concentration kugera ubwo ugomborwa igitego match sanigana ku musozo cyashobora kwirindwa none cy'umupira nk'uriya wo guhindurwa imbere y'izamu yentari muri open play ngo bapasanyije wenda bagera mu izamu bya bintu ta savinga nyine baragutsinda. Ibi bintu by'imipira y'amasantre ama-crosses akenshi umutoza batekereza ko abadefenseurs babaye vigila, ariko nyine haboneka igitego kuko habaye ikosa. Ikindi Darko afite akantu k'igitutu nyine kamuriho nawazi, ariko mujya mwumva tuvuga ngo Darko ngo hari amakosa yakoze, ariko Darko afite seviremere. Uziko Darko ariko yakinnye finale ya Confederation Cup muri Monastir. Darko atoje finale ya Confederation Cup banajya banabyibagirwa muri Monastir. Rega Darko kigeze gukina APR atoza Monastir no Isezere yatsinda Kigali igitego cya Mugunga agera kuri finale ya Confederation. Rero ni umutoza wiretinga nk'umutoza ukomeye, ntashaka ko muri CV hazamo ikintu cyo kwirukanwa. Zanani zikavuga ko amasezerano ya Darko muri APR amubwira ko mu gihe atatwara igikombe kimwe muri ibi bibiri championnat cya Peace Cup bagomba guhita barangiza. Urucabana quotation ya Darkonovic uri muri ahigeze nta buri gikombe kimwe muri ibi azirukanwa kandi nta mperekeza. Icyo rero Darko aravuga ati oya ntabitwara mbifitiye ubushobozi. Champion afite umwanya wa mbere, yavuga ati nsinze polisi match ya mbere byanyorohera kuzayisezerera retour gasigara mbarana na finale. Rwose hari n'abagera kure bakavuga ngo APR ngo yatangiye no gutekereza umutozo w'umwaramu uzasimbura Darko, hari n'ababivuga gutyo. Anyway, nk'umutozo ubizi ikipe arimo isaba nyine izo exigence inashyira mu masezerano ye ko agomba gutwara ibikombe byombi, ntiyemerera abakinnyi nyine kugira ayo makosa bamukoresha nyine yo gutangira waravuga ngo niyo nzirukanwe natwaye byombi bamfungira ibyo gusova birahari kuri APR. Ngiye nakunze hari n'utuntu nka dutatu kuri APR nakunze. Icya mbere yaramaze igihe atagaragara mu kibuga Victor Mbaoma, ariko controle ya baro yakoze kuri pass bamupashe akayikura inyuma ya box akayinjiza mu rugo rw'amahina akayikontrola kugeza bamukoreyeho ikosa ryabyaye penalty. Credit